Brian nge nta kibazo dufitanye byagenze gute hari inkuru iri kuvugwa ku mihanda y'umukobwa nyine wigize umutinganyi uwo mukobwa nyine yaragiye nyine ashinja DJ Brian ngo ni umutinganyi avuga ngo yamufashe ku ngufu n'ibiki ariko njyewe nubwo byagiye kuri cano yanjye nagiye umuntu yarampamagaye ndi mu rugo arambwira ati Fisi ati ndagushaka urumva ati ndagushaka ati ndashaka kuguha ikiganiro cya Nzovu arampamagara w'Igikondo arambwira ngo ni igihayidinga ugikuriho ndagihayidinga ariko uwo mukobwa wari yakoze ikiganiro nawe aza kumpamagara arambwira ati Fisi ati wowe wa mukobwa ati mwari muri kumwe hano Igikondo ati wakoze ibiganiro kwa Emi ndavuga ati none se bimeze gute ati rero ati nabonye ikiganiro cyateye ingaru kiri kurebwa cyane ati kandi bari kuntuka cyane ati kandi DJ Brian ashobora no kujya kumfungisha urumva namwe ati rose tubigeze Duhinduke TV uyu munsi twabazaniye umutumurwa udasanzwe Sandrine waramutse neza mwaramutseho mwiriwe abari muri diaspora tuguhaye karibu Fisi murakoze cyane Fisi amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane nanjye ndaho ndashima Imana ntitwari duherukanye haciye iminsi myinshi n'ubwa mbere uje kwicara kuri iyi cano yacu kuri kano gacano kacu kitwa Duhinduke TV cyane rwose suhuza abantu badukurikira abakurikiye arya Duhinduke TV abadukurikiye no kuri Imana ibaho umugisha kandi na Yesu abaho umugisha amina Sandrine uramwemera cyane ndamwemera Yesu n'umuntu wanje urumva ko cano ibikomeye cyane kano kuri mukangage bakita Sindiro bakita Sidija je nakita Kasindiro ubundi baza uramanuka ukagera hasi ukabasha gusari hasi ndahagera nge nuko nkunda idini ya Islamu ariko ubundi muri rusange nikundira na Yesu wikundira na Yesu bivuze ngo hari n'ukuntu wibeta ntabwo njya nibeta ngo njye muri indi dini nsengera muri Islamu ariko mu mutima wanjye buriya nta muntu n'umureba mu mutima nicyo kintu Imana cya mbere yaduhishe iki kintu Imana yaduhishe yewe Yesu nawe nyine ndamubwira ati Yesu nyine ujye ushyiramo imiyaga nta kundi none se numva uvuga nka DJ Brian buriya ntacyo mupfana DJ Brian ni inshuti yanjye ni inshuti yawe nta kintu dupfana ariko ni inshuti yanjye komeruse kumva se bahwihwisa hano hanze ku mihanda avuga ko waba ufitanye ikibazo na DJ Brian oya DJ Brian nge nta kibazo dufitanye byagenze gute hari inkuru iri kuvugwa ku mihanda y'umukobwa nyine wigize umutinganyi uwo mukobwa nyine yaragiye nyine ashinja DJ Brian ngo ni umutinganyi avuga ngo yamufashe ku ngufu n'ibiki ariko njyewe nubwo byagiye kuri cano yanjye nagiye umuntu yarampamagaye ndi mu rugo arambwira ati Fisi ati ndagushaka urumva ati ndagushaka ati ndashaka kuguha ikiganiro cya Nzovu ni umutipe ufite cano yitwa Musana TV ubwo mba ndagiye maze kugenda ngerayo ngezeyo Nzovu nsanga bari gukora ikiganiro ariko batiri uwo mugabo yari yashizemo umuriro ashyiramo afata batiri yanjye ayishyiramo bakomeza ikiganiro ngiye ntakirimo noneho Nzovu arangije atayigenda yaragiye muri Genesis Comedy no munsi ajya muri Genesis Comedy noneho ndamaze tse kucyumvanye mu rugo kandi uri kumbwira ngo nje kuma ikiganiro cya Nzovu nkaba mbona yigendeye arambwira ati ariko rero ati mfite abandi batumirwa ati reka nguhe ibiganiro ndangije kamera yanjye ngiriye hariya ndayimuhereza maze kuyimuhereza ashyira nyine kuri noza kuri kabyindi kwa kundi gufata umutumirwa ukamushyira hano noneho kamera yishyira hariya noneho ngiye mpita ngira gute mpita nigendera ngiye kunywa byeri nagarutse nsanga iki biganiro byarangiye mfata ibiganiro nurira moto ndigendera ngeze mu rugo mpita mfata ikiganiro kimwe ndebamo ibiganiro nyuma mu byo bari bakoze ndeba ikiganiro cyiza mpita nyapolodi kumbi ni icyuwo mukobwa nubwo nakirebye cyose narebyeho agace mbere yuko ajya kuri kamera uwo mukobwa nta nibyo mwari nta nibyo twavuganye kuko sinange wamubwiye
namubwiye nyine ibyo avuga kuko ndumva ni umuntu mukuru Mukuru, nta n'inzoga yari yanyweye Yego. kandi n'uwo nguwo wamukoresheje nta n'ijwi ryanjye ririmo Yes. keretse ko byagiye kuri cano yanjye kuri cano yawe ubwo rero ngiye kumva numva ngiye kubona mbona ikiganiro kirasohotse abantu benshi cyane baraza baratongana muri komenti ngo nabo kwa DJ Brian nyine bamukurikirana avuga ati nge nta kibazo urumva ariko wa muhungu aramamagara w'igikondo arambwira ngo ni igihayidinga ugikuriho ndagihayidinga ariko uwo mukobwa wari wakoze ikiganiro nawe aza kumamagara arambwira ati fisi ati wowe wa mukobwa ati mwari muri kumwe n'aha igikondo ati wakoze ibiganiro kwa Emi ndavuga ati none se bimeze gute ati rero ati nabonye ikiganiro cyateye ingaru kiri kurebwa cyane ati kandi bari kuntuka cyane ati kandi DJ Brian ashobora no kujya kumfungisha urumva ndamubwira ati none se tubigenza gute ndamubwira ati noneho ngwino dufate ikiganiro kindi usaba imbabazi yuko wabeshye kuko nyine warabeshye nibyo mvuga bigaragare ko yashatse kumuharabika kugira ngo amuzamure nabanze ndamubaze tese nibyo koko ibi bintu ndi kubona muri iki kiganiro najyanye waba wararyamanye na DJ Brian yaba yaragufashe ku ngufu cyangwa ni ukumubeshya arambwira ati ni ukumubeshya ndavuga ati rero dukore part 2 yo kumusaba imbabazi DJ Brian nawe njya mbibona ko udukurikirana ariko noneho nubona iyi nkuru uze kugira icyo bivuga ni nabwo twaje gukora nyuma yaho ikindi kiganiro ndi kumubaza mushinja mubwira ati wowe kubera iki wagiye kuryamana kuki wowe wagiye kubeshyira DJ Brian ngo yagufashe ku mbaraga yego urumva icyo kiganiro n'ubu ngubu tuvugana nagisohoye kiri kuri channel yanjye yitwa Fisi Live cyangwa se Fisi Nyamunini TV DJ Brian mwamubasha kuvugana Nyamunini TV nibwo wahita ukibona mubasha kuvugana DJ Brian ntabwo turavugana naramuhamagaye rimwe ariko muhamagara ari nijoro mbona nimero ntayifashe ariko urumva njye nyine nta kintu cyadanje nari kujya kubwira gusa DJ Brian nari kumubwira ngo atari njye wateye ibintu atari njye wabikoze n'iki n'iki ubwo wakoze icyaha cyemera akanagisabira imbabazi ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha utuze ndetse n'abakunzi bawe cyangwa abafana bawe bumve ko wowe utigeze ubigiramo uruhare ntabwo nigeze mbigiramo uruhare rwose na DJ Brian naza gukurikira iki kiganiro kuri Duhinduke TV araza kubona ko byanze bikunze uri umufana we kandi utari mu bantu bamutera iwawe nta mwanzi wahaturuka ngatere DJ Brian turamukunda cyane n'umwana w'umukobwa ufite intumbero nziza byanze bikunze abamuharabika ntacyo bazamutwara ahubwo we twamubwira ngo nasonge mbere batasema batacoka yes Fisi rero birashoboka ko nawe ejo twazumva umuntu avuga ko waba wamufashe ku ngufu merutse kubona ikiganiro uri gusomana n'uwo witwa Diane nuko Diane duherukana musengera kuri cano hano kuri Duhinduke musabira umugabo none muri mu rukundo bya nyabyo yaba yabonye umugabo cyangwa ni bimwe by'iyi minsi Diane urumva umwishimiye aragira ati sinshaka umugabo tubana mu rugo ndashaka umugabo uzakamfasha ibyamfasha akongera akagenda urumva ibyo ntuzabishobora Diane rero ni inshuti yanjye nyine ni ukwikundanira tu bimwe bisanzwe ntabwo ari ugukundana nyine nk'umugore n'umugabo ndamwikundira gusa tu ariko ntabwo twabana mu nzu njye nta mugore n'umwe nzashaka aho dore mugenzi wa Diane nta mugore nzashaka kubera iki se Fisi keretse bibaye ngombwa yuko mbona umukobwa unkunda apana ngewe nkunda kandi ari benshi bahari kuko umukobwa ukunda dore impamvu rero ni imwe umukobwa ukunda burya iyo umurongoye ndavuga bya bindi by'abantu bakuru ugiye mubanye hanyuma mukajya mukora ivi na ivi urumva aranyurwa rero naho uwo ukunda cyane ntago yanyurwa rwose kandi urabona ukuntu ungana na gahunda kwa pare nyine biba byagize kwa chini kwa ndani none se Fisi ko twagiye tubona ko hari abantu bajya bandika muri comment akavuga ati byanze bikunze Fisi ngiye mubereye umugore bya macinga kuki wowe witera icyizere ngiye mpamvu nitera icyizere nuko n'ubundi nashatse umugore wa mbere hanyuma uwo mugore wa mbere twashakanye n'ubundi bikanga biranga yanshijije ko ngo dore do
ngo mfite akantu gatoya ngo kangana nka gutya oya da ngubwo umuntu uza mu ruhame akaza kugusebya akagusebya noneho yarangiza hari icyo bita gukomeretsa ubundi umuntu urabona ukuntu ngana njyewe urumva mba nariyakiriye buriya muri iyi si ntuzarebe umuntu ngo umucire urubanza cyangwa ngo umutuke urumva njyewe nshoboye kwiyahura sibye ko kwiyahura ari ubunyangabugayo bukeya n'ububwa urumva nshoboye gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibi kubera impamvu runaka rero kubera iyo mpamvu njyewe nemeye kwiyakira ndavuga ati ndi fisi ndi munini ndi kibonge ndi wa undi baco bakavuga ngo noneho ngo kirenda gupfa ngo noneho kibyibushye nk'ikigaburira impumyi ngo noneho ngo kibyibushye ngo nk'ikintu ngo kidatekereza ngo noneho ngo wagira ngo mu mutwe ngo harimo inyanya nyine abantu bagenda bavuga amagambo menshi sibyo none abandi bakambaza niba ndi umugore cyangwa umugabo ibyo bintu byose mbese byose narabifashe mbishyira hamwe ndangije ndiyakira ariko nk'uko wabivuze wavuze uti ndamutse mbonye unkunda ankunda bya nyabyo apana kuko ngiye mukunda twabana twabana rwose ubwo rero tugiye kwandika ko Fisi ari ku isoko akeneye umugore nta kibazo reba ni tayari rwose Fisi twagiye tukubona mu mihanda hirya no hino wambaye isutiya ino y'abagore baravuga bati Fisi koko ashobora kuba afite amabere nk'ay'abagore cyangwa oya ntabwo mfite amabere nk'ay'abagore nuko nibyibuhiye tu ariko ntabwo mfite amabere nk'ay'abagore ko haravuga bati ryaraguye urumva nibyo kandi utwo ni utuvideo turaza no kudushyiraho abantu baturebe ni utuvideo twagiye tugaragara hirya niba wari uri muri pranka niba wari mu biki ariko uko byasaga kose wabaga wambaye isutiye cyane rwose Sandrine dore rero wansabye ko nguhuza na Fisi none uramubonye gira icyo umwibwirira cyangwa umusaba ikintu kimwe Fisi uri kuri telefone uvuyeho kuri telefone gatoya ikintu kimwe nakubwira nuko Imana iye irema umuntu Imana yikureba gutyo umeze ititaye kuba guca intege Imana birayinezeza kandi hari n'umuntu udashobora kurara atagiye kuri cano yawe ngo arebe Fisi burya nta muntu utagira abanzi nta n'umuntu utagira abakunzi Tanda wiriwe neza Tanda wanshyiriyemo mwana wa mama nasohoye nshyira muri community nta kibazo ndi mu kiganiro n'insoza ndaza kukuvugisha unshyiriramo Simon guha umugisha yihangane yego nicyo narindi kukubwira ntabwo ushobora uramutse ugiye kugira ikintu ugeraho ukareba ku byo abantu bavuga ntago wagira aho ugera nkuko bavuga ngo ubiba ntago areba ikirere iyo ureba ikirere ntubiba ikiriho ntabwo wigeze uhitamo kuba wagira ibiro bingana gutya nta nubwo ari ibiryo urya nta nubwo ari uburwayi ahubwo Imana yashimye kuguhereza ibiro bingana gutya yewe najyaga ngukurikirana mu mafilime nkakurira kuko mfite amatsiko kuzagenda ntumira abantu benshi batandukanye njyaho kugira ngo nze nkore inkuru mvuge ngo nkuriya ni umugore cyangwa ni umugabo ahubwo nagutumira wowe ukaza ukabyivugira kuko kuba umuntu yashora itiku nta mumaro ikindi kandi iyo nkubona numva ijwi ryawe nkumva urashaka kuvuga nka DJ Brian noneho hirya nanone kandi nkumva abantu barashaka kubateranya ngo bakomanye imitwe ariko uyu munsi none bigomba gusobanukira hano kuri Duhinduke TV DJ Brian ni n'inshuti yanjye yes abantu rero bumve ko nta kibazo kiri hagati yawe na DJ Brian kandi abantu bumve ko Fisi ari umusore utegereje umugore ategereje umukunzi ntegereje umugore buri Imana ifashije Imana yo mu ijuru nkabona nk'agakobwa keza gasenga kananutse gafite ibiro bike 40 gusubiza hasi kuko nge sinakunda umugore uhera ibiro 40 35 rwose ariko kujya hejuru wapi rwose ntibyava none se ushaka umuntu kujya hejuru oya no kuvuga ngo posteri yo nitwe twayipanga ariko apfa kuba nanutse basi ushaka umugore unanutse muri kandi nanjye nkagabanya ibiro gakeya
nigeze kukubona ahantu muri jimu niyo wari uri kwamamariza ji nabonaga icyuya cyakurenze niko Fisi. So hano mu Rwanda ni uwuhe muhanzi ukunda muri rusange? Umuhanzi nkunda rero giye nkunda Bruce Melody, nkakunda na The Ben. Icyarimwe se? Bose icyarimwe. Ayo makipe abiri kari nka Rayon Sport na APR kuvuga ngo ufana Rayon unafana APR icyarimwe, ibyo bintu bibaho? bibaho rwose. Oya widufera ubwo ushaka kugira ngo wigwize haba abakunzi ba The Ben n'aba Bruce Melody cyari. Ubundi ntago kuba mvuze ko nkunda Bruce Melody na The Ben byamcaho ngewe abantu banje. None se ubwo wenda ngo mvuga ngo ndakunda umwe ngo ngo kugira ngo abandi ngo mvuga babiri kugira ngo abantu bombi mbamba ngo ubu bafite nye. Oya ngewe sevre birukuri buriya ni nkuko ngiye nkunda ikipe ya APR ni ya Rayon Sport. Oya nkunda Rayon Sport nkakunda na APR. Ibyo bintu ntabwo bihura ibihanga bibiri mu nkoni imwe. Bisi icyo kintu ntabwo kibaho n'udukurikiye araza kubyandika muri comment ko icyo kintu kidashoboka. Rero buriya abantu dukunda bitandukanye. Ngiye nkunda APR nkakunda na Rayon Sport kandi zose nzikunda kimwe. None se ni nkuko rana bari abakinyi bombi nako bari abaririmbyi bombi bahanze Bruce Melody The Ben ukuri mbakunda bombi. Baguhaye amajeza. The Ben ni umuntu twazamukiye muri ntuza zimwe. Ni nyine The Ben nawe nuwa kera mu cyiciro kimwe. Urumva The Ben nyine n'umwana mwiza ndamukunda. Noneho rero Bruce Melody nawe twahereye kuva kera ataratangira kuririmba nyine ngo bikunde cyane turi inshuti. None se ubwo umuntu wamwangira iki? Kundi indirimbo za Bruce Melody kubera ukuntu noneho Bruce Melody nkanamukundira ukuntu ari munyakazi arashoboye. The Ben nawe nkamukundira ukuntu nawe ari munyakazi kandi nawe arashoboye. Urumva nkakunda n'indirimbo za The Ben niza Bruce Melody. None se ubwo ngubwo ngiye mvuga ngo nkunda umwe kandi abadukurikiye baraza ndagira ngo na Sandrine nawe amubaze kubijyanye none indirimbo za gospel. Abazende Sandrine wamubajije mu bijyanye na gospel ukamubaza uko n'indirimbo za gospel nibajya zumva. Yewe nkunda kumubaza kubera ko byanze kunze ndabona kubyina ntegeza ko kubyina ari gake. Ukunda umuziki? Arabizi cyane. Arabizi cyane. Ukunda umuziki ubushaka kunyeganyega bikemera nko gusimba bishobora. Uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda nyiringabo, uzikurinda waraturi, kurinda warinze Fisi, ndamana we, kurinda mana we, uzikurinda nukuri, kurinda bana ba, kurinda n'impamo, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda bisaze gusirimba mana. Kera nigeze kuba umurokore. Noneho nkajya mu byumba by'amasengesho nkamara nk'iminsi 4 niyiriza ntarya ntanywa ndi gusenga cyane cyane nasengeraga muri umuna wanjye uko ari muri segonderi nshaka ko azatsinda. Nizere ko Imana yakumvi. Nkasengera na papa wanjye uko papa wanjye ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda kandi abantu bari hanze mu bihugu byo hanze ntago baba banezerewe. Ni ukujya guhiga amafaranga ariko ubundi ntago baba banezerewe. Nasengeraga papa rero nkasengera na murumuna wanjye. Ubwo rero nari umurokore rwose nakundaga kujya mu byumba byinshi cyane by'amasengesho. Nabibonye uzi gusirimba. Ubu nabaye munini byaranze. Nuvuga ngo uko wanyeganye. Yo mama navuze ko nkunda Yesu. Yesu yaramfashije, Yesu yambaye hafi. Yesu yambaye hafi mbese pe. Nari ndwaye kano kaguru ubu mureba. Urumva? Ubu mureba aka kaguru kari kameze nabi. Ngira ngo uri kubibona ko aya maguru yombi atandukanye. Ntabwo ngana.
tubibona ubu kano kaguru kari kabyimbye cyane noneho karenze na hano noneho kandyamo cyane mw'imbere karandyaga cyane kagahinda umuriro mbese ku buryo ntasinziraga sinakura nirwaga ndeba nkarara ndira mama wanjye nawe ntiyasinziraga yarazaga igitambaro gikonje cy'intuza kivuye muri firigo cy'amazi akonje n'ubundi kigahita cyongera kikanashyuha urumva ibyo bintu rero ibyo bintu byose ni Yesu rwose pe isuku kubeshya nararyamye mu ntebe ndasenga aravuga ati Mana nyagasani Imana waremye ijuru n'isi ko nta muntu nahemukiye ko nta kibazo mfitanye n'abantu ko Mana ko nta muntu n'umwe nigeze ndoga cyangwa ngo mugire ikindi kibazo na kimwe tugirana wambabare ukandengera koko akakaguru ukagakiza basi kagakomeza kabyimbye ariko karavuyemo ubushyuhe nta misonga katanje ni ukuri kw'Imana haje umugore uvuye Icyangugu pe yaraje aransengera ati mu izina rya Yesu nkuyemo ibirimo byose mu izina rya Yesu ndategetse mu izina rya Yesu Imana nigufashe imisonga ivemo ubushyuhe buvemo kuribwa byose bivemo kandi koko byarabaye none se ubwo ngubwo aho ntashimira Yesu ni hehe noneho nkifata nkahakana imbere y'abantu n'Imana yuko ntemera Yesu noneho Yesu akazabimbaza yubahwe n'umugabo turamwemera kuri Yesu n'umuntu ngende umusiramu pe wenda abantu nyine hari ukuntu abantu bavuga ati nta mpamvu yo kuvanga amadini sibyo ngiye nkunda idini ya Isilamu ndayikunda pe nta muntu nkunda muri Isilamu nta n'umwe nta mushe nkunda nta muntu nyine wo ku isi Imana yaremye nkunda cyane nyine muri Isilamu ngo wanjyanye muri Isilamu ngiye nikundira idini nyine ya Isilamu siko numva wagiye ufata ibintu by'abakeba ukabihuza hoya nyine bagira ngo mbikubwire ngewe ukuntu ndi hano kuri iyi si fisi nago nta dini na rimwe ngewe nta muntu n'umwe wambwira ngo hariya have ngo ujye hari mu magambo make umutima wanjye na roho yanjye ugira ntayo ushobora gukunda Sandrine ugakunda n'umwanzi wa Sandrine bose ngewe papa wanjye ntabwo yantegeka ngo ambwire ngo fisi ngo kuri rwa rugo ntuzahagere untegetse ute niba bakunda nzahagera ubwo nibandoga bazandoga none se fi ko twagiye tubona abantu benshi bavuga bati fisi nubwo ari kuvuga ati papa we ko bavuga bati ushobora kuba warabyaye n'umupapa cyangwa umusaza witwa Sikitu w'Ikagugu ndashaka kubibaza byaba ari byo cyangwa sibyo Sikitu w'Ikagugu rero bivuga utureba Sikitu w'Ikagugu ni umupapa w'inshuti yanjye ni nk'umubyeyi wanjye ariko ntabwo ambyara gusa turakundana yarambwiye ati rwose wowe uri umuhungu wanjye tugiye no mu rukiko ati ntabwo nabihakana ko uri umuhungu wanjye gusa nyine Sikitu ndamwemera rwose ni ukuri yubahwe kandi aho ari hose amenye ko mukunda iryo ni isomo riratambutse wari wakorana ikiganiro nawe oya ndashaka kubahuza ahubwo niwe uzabaye uwa mbere vuba cyane rwose ndabahuza kubera yuko uriya mubyeyi ni umubyeyi Imana ikunda kongera iminsi yo kubaho kubera imirimo ni umubyeyi ugira imirimo nyine myiza ntago niyo wagenda ukamubwira ati warambye atarakubyara yakwakira akakubwira kujya mu cyane ngewe tukimenyana rwose yarankunze tukajya tuganira nta gift yaba yaraguhaye gift yarayimpaye rwose yampaye gift y'inkweto rwose ndazifite mu rugo Imana ishimwe kandi Imana imuha umugisha cyane nuko fisi rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi rero ngufite message ivuga ngo wikwita ku baguca intege kubera ko uko nguko Imana yakuremye yego hari abo yaremye batabasha kuvuga ibyo babona hari abo yaremye batabasha kugenda hari abatabona hari abacitse amaboko n'amaguru hari mbese kuri iyi si ari igihe uvuga ngo mfite ibibazo wareba umuntu ukabona usanga we nta n'ibibazo bahita uvuga ati ibyanjye biroroshye ni ukuri kw'Imana duha Imana icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Yesu ahabwa icyubahiro mu izina ry'Imana Imana